ubundi isi ni ukurwana rwana n'isi rwane n'ibibazo rwane n'intambara rwane n'iby'abana rwane n'ibyawe rwane n'iby'ubuzima rwane n'iby'abakozi rwane n'ibya ariko Imana yadukuye muri iyi nzira. Imana ubundi yakuye itorero mu isi cyari igihugu Rwanda mwana Iko ariyo rwara bikakurega navuye imageragere numva ari amahoro ngeze mu nzi nsanga nanone nukurwana nangira intambara none se ko nagira ngo nizo nikururira kuri YouTube izi so ziri kugenda ziva isi ni intambara mwana gushira ni intambara ariko yongwe n'umusaza bani isi ni ibibazo bro ariko yongwe ibintu buzuri byo bani yongwe abuze ibyamuhumuriza bro kandi rose okay mwereruka Laila yatangiye mwumva ariko ngiye yatangiye mwumva kwavuze ati ntabwo muzi cost ntabwo muzi igiciro gihari ariko tuvugisha ukuri twese turabagabo i Kigali turahatuye turahaba tuzi igiciro bidusaba kugira ngo tubashe gutunga imiryango nanjye ubwanjye njyanye ne byabaye danje ibyo nshaka kukubwira none kubona umugore banze unyumva kubona umugore nka mama Charlene ushobora kurera abana 5 akabishyura school fees kabana mu itaje turega ibyitaje sindagaruka ku byitaje bizagira igihe cyabyo ahubwo ni inzu mvuga inzu akaba bashije kubaho atunze abo bana abishyurira nta uramufatira mu kabari ngo amuzane ubuse tuvugisha ukuri mama Charlene bamufata mu kabari ubu ntago bari ku mihanda iyo bamufatira muri lodge ntabari hano ku mihanda iyo bamufata hari umugore yatwaye umugabo ntabari hano ku mihanda barabimushinjije ariko ni ikinyoma byafashe ikindi byari ubusa twabonye ko ari ikinyoma nyine nibane yaminwa y'abantu badahagaze ku bintu narangiza kazana akabati ntunze urugo ndi umugabo ndeza abana ndabakujije wowe urangiye uza kubipinga urangiye kumwataka ubipinge so ikibazo nawe twakigarutseho nitubisubiramo nuko yakoresheje imvugo itakwiriye ariko bro reka nkubwize ukuri arakarakaza umugabo arakaza ahubwo akwiye no kwambara ipantaro arakaza umugabo aba bagabo se nyabagabo ntibibananira ngira ngo nshuti bakunzi b'Ihumure TV mumeze neza ibihe byiza icyumweru cyiza iyi nkuru tuyikoze ari ku cyumweru hanyuma isabato yabaye ejo ntegeza ko abagize isabato nawe yagenze neza hanyuma bafite ubukwe mugira ubukwe bwiza babukoze ejo namwe mugira urugo rwiza aho bitarakunda namwe mutegereze bizakunda ubwo samudi yanyu ntiragera samudi yanyu nigera bizakunda nubwo tutazi ngo ni ryari ariko nyine azaba ari samudi nabo bategereje samudi abantu mwese rero mubasha abakomeje abantu bese mubasha kureba Ihumure TV cyangwa mugakurikirana ibiganiro byacu ku Ihumure TV Imana y'umugisha ni ka gace k'amakuru tugarutsemo ndi kumwe na mugenzi wanjye Bobo ikaze Bobo urakoze cyane amakuru ari kuvugwa na yaye akora ari kuvugwa rero ni intambara ikomeje kwaka muri ukomeje kwaka wagurumanye abantu basubiranyemo bivamo bamwe bagerwa niwabo mama Charlene hari icyo yatangaje nyuma y'intambara n'umuriro umaje kumwaka mu minsi ishize hari icyo yitangarije mu gihe gito yagishize rwose kandi rwose nta nubwo abagarukaho yongwe atangiye kwisabira gupfa aha yewe makuru yawe none uyu munsi ndumva arakasa mutwe okay hanyuma nyuma yuko twaturi mu nkuru z'abastari bamaze kubatizwa abamaze kuba nk'abastari bakomeye muri ibi bintu twita gospel cyangwa ivuga butumwa bamwe muri bo intambara zirageretse zirashumitse hagati aho ngaho kandi nanone ibirenze ibyo bivugwa ko barimo benshi bifuza gupfa hagati aho ngaho ariko mbere yo gupfa
ubwo hari icyo wenda yaje gutangaza turibuze kukimenya. Aha muvandi, hanyuma mbere gato y'amakuru arambuye nkwibutse ko muri Women Foundation kwa Apostle Mignoni hateguwe igiterane cy'icyumweru cyangwa iminsi 7 cyo kuramya no guhimbaza Imana cyatangiye uyu munsi kizageza gira ngo uyu munsi ku 9 ku 10 11 12 13 14 na 15 kizaba kirimo n'ibyamamare bikomeye ku isi ngira ngo ntabwo navuga mu Rwanda gusa. Rero buri wese ufite umwanya cyangwa se usibye no kubutagira umwanya kugera hakurya muri Women Foundation kwa Mignoni n'iby'agaciro. Mbere yo kutwinjiza mu makuru arambuye ni ukunyarukirayo kugira ngo dufatikanye guhuramya no guhimbaza Imana kuko n'ikimana azabari n'umusitari bita David umwe wo muri Australia n'uw'Imana w'umurundi hazaririmba ba Simon Kabera, Alexis Dusabe, René Patrick na Tessa umugore we. Ngira ngo rero umuyobozi cyangwa se hosta Apostle Mignoni Kabera umubyeyi uzayobora iyi mihango yose uko izakurikirana niwe wakifatiyemo. Ni ukuri kw'Imana abantu bafite amavuta y'igikundiro azacu wambaye ngira ngo nanjye nzajya ariko noneho buraraga sigisigi buriya ndirimbo ntibizasohoreramo nzajya icyo nzi ndetse n'ibisigisigi byazo byose bazabibata ndakora iyo umuriro uratse. Antoine Rutayisire, Grace Kapiswara aturutse muri Uganda ngira ngo niba ntibeshya ndaza kure igihugu yavuyemo, na Viateur Ruzibiza nawe no mu Rwanda nabo bazaba bahari rero nk'aba Antoine Rutayisire nawe azaba ariyo nibo ba speakers bakuru bazaba barimo bahana vraiment. Mbere yuko dukomeza aya makuru ndetse na Misigaro na Adrien Misigaro, Gentil Misigaro na Prosper Nkomezi bamaje gushyira indirimbo yabo hanze nziza cyane yitwa ngo Hembura, murayisanga kuri channel ya Prosper Nkomezi. Yes, ni Gentil Misigaro bafite indirimbo nziza cyane bakoranye muri live concert ubwo Prosper Nkomezi yarimo recordinga indirimbo ze mu minsi ishize igitaramo yarutse gukora bakoranye ari indirimbo yamaje kujya hanze yitwa Hembura, mwayisanga kuri channel ya Prosper Nkomezi. Ibyo rero uri kuvuga by'abasari no muhanzi bita cyangwa se umuramyi bita Bikemo muri umuna wa Joel Yobokamana nawe yamaze gushira indirimbo hanze bita Nyobora, ushobora kuyisanga kuri Bikemo wa Yesu ngira ngo iyo tubicana. Twinjire mu makuru arambuye. Okay, twinjire mu makuru arambuye. Makuru arambuye rero murabizi ko hamaze iminsi ari hamatiku y'abakozi bafite izina ry'abakozi bw'Imana, nubwo nyine tubivuga gutya ariko burya umukozi wayo niwe umwimenyera kuturusha twebwe twemera ibyo tubona n'ibyo duhabwa n'ibyo tubwirwa, ariko rwari rurambikanye hagati rwose y'abitirirwa izina ry'Imana harimo Pastor Claude ndetse na Mashalene ndetse n'aba prophète batandukanye harimo ba Karosi bande n'abande ni benshi. Inkuru zaba ndazihazi, inkuru zaba nazo zimaze kuba zigeze habe isereri zigeze habe. Ubwo umudamu bita Raila Tinimbwa ziramuka byajemo akaduruvayo kenshi k'abantu benshi, hahita havumbukamo n'abandi. Raila uramwibuka muri ya miserero ye na Noza na Dorimbogo Vava, urabyibuka ni wa moyi Raila byateje umuvurugano, ariko aza kuvumbukamo noneho akubita bababaza. Ariko ngo yagiye ngo aho Korode avuka niwe wagiye yose sinzi wagiye ariko bagiyeho benshi ejo bundi bagera bavumbura n'andi mazina yitwaga barumuna ye baravuga ayo wamwitaga se bayitwaga bavuge Pastor Claude yitwaga bavuge hari n'irindi y'agasirino ariko ngo ni baramwitaga ndi ntabwo ko ntibuka ngo nimba ari nyuki ntabwo ari ngombwa ntibitureba. So ntabwo tuje rero twe kuvuga muri iyo ntambara kuko nta matiku nta muntu urabaga. Nongere ngaruke mwabagabo mwe mwareka rwose, harimo n'aba Pastor Justin kimbabaza yuko bafite titre iri hejuru batari bafite amazina y'amatitire, bafite amatitire akomeye batari bakwiriye kujya muri aya matiku utikura n'umubyeyi. Mama Charlene rero
nta kintu arabitangaza kuri babivuga mu mazina ubwo yarerutse kubita Nyagasozi. ariko Mama Charlene ni umuhanga aricecekeye yaricecekeye ahubwo akora ibindi bitandukanye arimo araza yivugira ibikorwa benshi banavuga ko wasanga wagira ngo yavuganye na Raila aramutuma tubambwirire ariko Raila arimo arakubita ko Raila yewe Raila boss ko impa yako yari yamubwiye ngo polisi iramufunga ariko se Claude ko numvisha hari ahantu yavuze ngo barashinyagura ngo azitabaza inzego za RIB kubera ko uyu mugore Raila ngo ari gushinyagura yaraje kuvuga ko ise yapfuye koko I don't know ibyo ntabwo bitani bya famille yabo niyo mpamvu nakubwiye utagira ngo nari nayobye umuhanuzi ubundi kwemera cyane Itseri murangira kuki mwita umuhanuzi ako umuhanu ubundi kiwita guhanura ni iki sukureba igikwiri ukamenya ikigiye kuba yagufunga se kwa mwisi izina ritari yo kumwigira prophet ntago ariko rituzi nago natukanye arya gutukana ni kugira gute ni ubango akagira gutya gutya ako prophet umuhanuzi none se ngubu yabatari umuhanuzi ari umuntu nyine udashishoza ngarebe sibyo aba bose bari muri gereza ariko arabanza akitonda ako nta muntu bazafunga bro uze niba nge nawe duhanganye tugatukana bazadufunga ako gutukira mu ruhame se sinumvisha ngo hari ingingo bigize icyaha nese nkumvisha nese nuntuka nka gusubiza mu ruhame bazafunga bazahananye nkumvisha unyumvisha iki nyine kuntuka nka gusubiza bazahananye oya buretse gakeya unyumvire nawe unyumvire hano oya buretse unyumvire gusaba bwananiwe gukora inshingano z'abagabo nk'abandi bagabo ibyo bakora ukaza kwirirwa kuntuza nabahaye izina igihe cyose nzongera kubona mumboka kuri YouTube mujye mumenya ko muri imbwa mujye munamenya yuko itsinda ryanyu ni igobe naho mubarizwa kandi muzajya muhora mumboka muzajya muhora uyu ni Raila ezundi Raila ko batamututse kuki yafashe umwanzuro wo kubatuka urabona yasoje cyanditswe kibango ishyaka ngo muri mu ishyaka ry'umurimo w'Imana yanjye mu nda ubwo yaje kurwanirira Imana ntago mbizi birase no kurwanira Imana cyangwa no kurwanira ababayo se yarari kurwana Mama Charlene reka tugaruke hano hari akantu gatungiye kuvuga kandi afatikanyije na Fanny nyina hari akantu gato ariko se Fanny ni Fanny ni Jennifer Pitt ni Jennifer hari akantu gato nshaka kuvuga kuri Mama Charlene Raila yatangiye mwumva ariko ngiye yatangiye mwumva ko avuga ati ntabwo muzi cost ntabwo muzi igiciro gihari ariko tuvugisha ukuri twese turabagabo i Kigali turahatuye turahaba tuzi igiciro bidusaba kugira ngo tubashe gutunga imiryango nanjye ubwanjye njyanye ne byabaye danje ibyo nshaka kukubwira none kubona umugore banze unyumva kubona umugore nka Mama Charlene ushobora kurera abana 5 akabishyura school fees kabana mu itaje turege ibyitaje sindagaruka ku byitaje bizagira igihe cyabyo ahubwo ni inzu mvuga inzu akaba bashije kubaho atunze abo bana abishyurira nta uramufatira mu kabari ngo amuzane ubu se tuvugisha ukuri Mama Charlene bamufata mu kabari ubu ntago bari ku mihanda iyo bamufatira muri lodge ntabari hano ku mihanda iyo bamufata hari umugore yatwaye umugabo ntabari hano ku mihanda barabimushinjije ariko ni ikinyoma byafashe ikindi byari ubusa twabonye ko ari ikinyoma nyine nibane yaminwa y'abantu badahagaze ku bintu narangiza akazana akabati ntunze urugo ndi umugabo ndeza abana ndabakujije wowe urangiza uza kubipinga urangiza kumwataka ubipinge so ikibazo nawe twakigarutseho nitubisubiramo nuko yakoresheje imvugo idakwiriye ariko bro reka nkubwize ukuri ni umugabo arakaza ahubwo akwiye no kwambara ipantaro arakaza umugabo abagabo se nyabagabo ntibibananira ngira ngo Raila nibyo yaragarutseho avuga sibyo kuko uyu munsi Raila aratwite ejo tuzadujya kumuhemba yanabyaye ariko aravuga ati oya ngenzi igiciro bisaba noneho garuka inyuma gato nujya kureba urasanga iyi ntambara babahanuzi bane yisimbwa ziri mu igobe nujya kureba ko kurasanga ari abantu bangahe bane sibyo iyo umwe akoze ikiganiro aba yagikoranye n'undi
iyo batatse ni umwe itsinda iyo batatse umwe n'undi bamwe n'abandi baba baje yego noneho nkavuga nabo kuba barashize hamwe sane bane ko barengara banza unyumve we yavuze bane kandi ni tuzi Karosi tuzi Ezekiel na Korode na Juste abandi nabahe buretse abandi ntubaza abo ngabo aba kuba barashize hamwe wena nabari kunyumva bro ngenda bishigikira kubera ko buriya na Sekibi ajya gusenya umuryango yabanje kuwuteranya kuwugonganisha so kubaka iyi unity ngira ngo n'abazungu iki kintu baragikora buriya kugira ngo babashe kugera ku cyo bageraho muri Afurika niko bavuga bati runaka na runaka ntibahangane u Rwanda na runaka ntibahangane Kongo na runaka ntibahangane u Burundi na runaka ntibahangane Ubugande na nuza ntibahangane so bakaza kugonganisha imitwe ibihugu byakabaye byubaka ya unity bikayishira hamwe so n'aba bagabo kuba bari bakoze ikintu bita unity cyangwa gushira hamwe ntabwo mbagaya pe cyera nabishima sibyo uburyo babikoramo uburyo oya nicyo nshatse kuvuga kuba bari bashize hamwe byari bashyigikiye oya banza wumve se suko bashigikiye hatajya n'unyumva nabi kanyumvara igeze nababwiye ira unity yabo banza wumve bro iteka nukora wenyine bizagorana kugera kuri nese ni nkore nge ujya nkore ibibi ndi kumwe n'abandi ariko sindagera kuri content wanje ukanyumva sindagera kuri content bakora ngiye nahereye gushira hamwe ubumwe bwabo ni bwiza sibyo aho ikibazo cyabayemo nuko baticara bombi ko ari bane bavuga bati tugiye guterura Bosco cyangwa Bob tumumanuke tuvuga ikintu kizima kuri we cyagirira abandi umumaro n'urugero none kuko hari ahantu umwe muri bo yavuze ngo ntabwo ibyo bintu birimo bigira gospel ntabwo bari bubirebwa akirengagiza ko iyo gospel ari kuvuga uyu munsi kuba yakabaye afite iyo titire bimufasha kuba yakabaye akora ibyo bintu uri kunyumva so byarangiza rero bikarangira bakoze cya kindi kitari cyiza kitazashimwa n'umuntu uwo ari we wese none se ninde waza akabakomera mu mashyi ngo mwarakoze ngo kuba mwandagaje umubyeyi hanze niba yarakoze ikosa muri abantu b'abagabo icyo kibazo nawe ushaka kuvuga bati ibyo bintu uvuze reka nawe tugutuke ese ngo wabona abanyatatse banza none si cyo wabwira ngo ni ikintu kizima bakabe baza bakubaka ikintu kizima ari bane bakoze iyo unity bikabyara umusaruro nicyo rero nashaka yes naringize ngo urimo urashigikira ubumwe bwabo bw'ibyo bakora aho ngo rwose simishigike rwose Pastor Claude n'abandi mukorana mufite timu nziza ifite imbaraga ariko iyo mwayikoreshaga ibyiza mwagera kure kurushaho baraza kubwira ko ari ukuri bro baraza bakubwiye ko ari ukuri nyine ibyo bakora ari ukuri erega hari n'izina ryari ryiza ariko bitewe n'ibikorwa bitari babiri hashize kera ntabwo ndivuga hari izina ryari mu kurivuga ry'ubwaryo ni ryiza ariko bitewe n'ibikorwa ryakoze yahise biba ribi uzabyumva mu buhamya mu kwibuka ko umwaka utaha rero mama Charlene nyuma y'uwo muriro umwatseho bitewe nawe yihamagariye katuvugisha ukuri uruhande rumwe kuko yagiye ku Karubanda abavuga mu mazina bita Nyagasozi niryo jambo ryagize ryabakroze ariko ahangaye icyo mushimira nyuma yaho uburyo yabyitwayemo ntiyavuze yaragiye ahubwo akigaragariza yitekera nibwo ahubwo ese amashene tuvuge ko aza akajugunya umuriro kata yirukankira Mama Charlene ashobora kuba kongeza umuriro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko tutazi yamara gukongeza umuriro akagenda agasa n'umuntu utawucaye kandi noneho bituma yamamazwa cyane nese si buri kuvugwa bane rero ibintu byanyu birimo kata ni uri gutraininga cyane birimo kata bro ni umwatsa muriro agahita yikwiramo ake agahita yigaragariza ari kwitekera na firigo irimo ibintu bimeze neza na firigo irimo ibintu byose agiye gutunga imodoka ariko uyu mudamu ni umuhanga we agiye gutunga imodoka ya danje Mama Charlene wangiriye inama akantu nagamo hakaka nkigendera niyo mpamvu rero aza yigisha abagore kubaka ingo mukamuhakanya ubwo reka bigishe kubera ko ari umuhanga yo mudamu ni umuhanga we
umuhanga nyine reka bigishe no kubaka ingo mw'abagore byemere rero aha bazamubeshyera ngo Matimba hari abamubonye yatwereka ifoto kuko yaraje arakongeza ariko nawe yatumye abatari bazwi bazamuka. Rayira gira ngo nari muzi cyane. Iyi nkuru kariyo itumye mumenya cyane aramwumvaga ariko sinari muzi cyane. Ugira ngo Pastor Claude sibwo bavuze cyane. ubwo nibyo Sibyo byatumye bagera iwabo ku ivuko. Ikibi bintu rero ako kugera ku ivuko ko mukareke ntago ari sawa. Ibintu nk'ibyo byo kugera ku ivuko urajya ku ivuko ry'umuntu bize kudashaka. Mwagiye mutukana mubishyiremo abanyamakuru. Ntago ari abanyamakuru. Ibyo nta bunyamakuru. Oya dore ikibi bintu kihangana Emi. Niyo mpamvu ngiye mashanye nanjye ntakora nk'ibyo. Ikintu kibi kihangana birangira iyo wisobanuye kenshi utanga amakuru batari bazi. Iyo ufashe umwanya wo kwisobanura ku bantu benshi birangira igihe kirekire wisobanura umwanya wisobanura birangira utanze amakuru yandi abantu batari bazi. So rero ejo nabonye ikiganiro cya umuntu wagisoye bwa mbere ni ku Impanuro TV kwa Pasi basuye kwa Pastor. Ese ba Pasi kwa Claude bajyagayo ahavuka ubundi ariko ubundi ni urahazi kanimba ari ku mayaga y'u Rwanda hano mu Rwanda. Bavuze ngo bavutse muri Tanzania ubundi Claude ko bavuze muri Tanzania. Ebza n'ibyabamu n'abafamiye yabo. Ikintu gihari ni kimwe. Niba abantu baje hano bazanya amakuru cyangwa baje gutanga message zifite umumaro ubundi muba mwinjira iyo bavuka iyo bakomoka nibiki muba mushaka kugira ngo bize hano bituma. Oya dore cyabiteye nubwo ntabishigikiye cyane ariko dore cyabiteye. Urabona Claude yari yihaye abantu benshi. Uzacunga muri commentaire buri wese aravuga ngo Claude yihaye abantu benshi nawe agacukumbura nawe akajya kamenya ibyawe byose akaza kugushyira kuri iyi mihanda. Rero nabo bamukoreye inama. Bamukoreye inama kandi muri iyo nama bamukoreye na Rayira ntiyaburamo. Inshuti z'abanyamakuru Pasi niwe amanutse ajyayo. Pasi niwe nabonye agishyizeho bwa mbere. Ariko ukuntu abikora ni ya kombine y'abanyamakuru babishize hamwe. Bagiye rode nabonye ku Impanuro bicaje umuryango wa Pastor Claude bari kuganira baramusohoye kasi Claude no nyuma hari ikiganiro yakozera ari kwa Claude se hari ikindi kiganiro cyabora kuvuga Claude nawe ndamwizi. Claude avuga iki se avuga ko numvisha avuga ngo arabajyana muri RIB ngo barimo baramushinyagurira. Eze kumushinyagurira mu bikiya bamukoreye iki kandi noneho Ega bashobora kuba bavuga ko papa we sinako ntabyo nzi. Ubwo ni ibyabo na famille birumvikana. Hari ibyo tutajyamo nyine bitatureba gusa icyabaye cyo nuko wenda mama Charlene umunsi arimo aravuga ko nyine araza gutera imbere ashingiye kuri ibyo byose. Ariko noneho mu makuru wakomeje kuduha nayo twakurikiranye n'ishamake nuko wavuze ko hari abakozi b'Imana batangiye gusaba ngo Imana ibikurire mu isi kubera ko ibyiringiro byabakamanye byashize. Apotre yabuze ibyiringiro yabibuze yumiwe. Apotre Yongwe none babyabihumuriza ni ngwana mingiri dini ni mari mingiri dini yagiye mini digiri yarangiye mini digiri gukirane nonaha nta bikiriho byamushizeho. None se nyuma yo guhinduka none yarekezera yewe dore Apotre Yongwe nta kiri kuri iyi mihanda cyane. Ariko yagize afite yigira kuri Komera TV. Abarabaga yatireka babwiza atireka no mbabwire byancanze Kristo nagire yigarukire twipfire nicyo cyambere wowe ntacyo tumaze ntacyo turi kuhamara ati kuko ubuzima buranze Vandi nibyo babona ko bigezweho kandi ijambo ry'Imana avuga ngo uwo munsi ntimuwifuze kari kuhamagara
ariko nimukwiye kuyifuza kuko nabura kari kuduhamagarira ari umwapotre Imana ntimwumva vuba. Burya Imana yamwumva vuba kuturusha hanyuma bikaba nk'iyimikishijwe amavuta. icyo nicyo kishe abantu, sapote icyo kimaze abantu, icyo nicyo kishe kandi icyo kimaze abantu gute? Okay, gato mbere yo kutwumvisha amajwi ye abigarukaho abivuga, icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko amakuru tubagezaho buri munsi ari amakuru yiwe bigenda bivugwa hirya no hino, kandi ibyo bivugwa hirya no hino mu mukwiye kumenya byose mu ncamake cyangwa mu makuru arambuye, ariko noneho mukagenda mukurikirana amacano bagiye bagarukaho bagenda batanga message zigiye zitandukanye kuri ibi ngibi. Reka rero uze kuduha amajwi ya Apotre Yongwe hanyuma tuze kumva nawe ko yabije kubitangaza, ngira ngo nyuma tuze kugaruka none tubashakira inkuru z'umugoroba cyangwa zejo mu gitondo, cyane cyane tubibutsa ko dufite n'ubuhamya cyangwa se benshi ku bakozi Imana bagenda batanga ubuhanuzi hano ku Ihumure TV. Kundi isi ni ukurwana, turwana n'isi, rwane n'ibibazo, rwane n'intambara, rwane n'iby'abantu, rwane n'ibyawe, rwane n'iby'ubuzima, rwane n'iby'abakozi, rwane n'ibya ariko Imana yadukuye muri iyi nzira. Imana ubundi yakuye itorero mu isi cyari igihugu Rwanda mwana Iko ariyo rwara bikakurega navuye imageragere numva ari amahoro ngeze mu nzi nsanga nanone nukurwana nangira intambara none se ko nagira ngo nizo nikururira kuri YouTube izi so ziri kugenda ziva isi ni intambara mwana gushira ni intambara ariko Yongwe n'umusaza bani isi ni ibibazo bro, ariko Yongwe ibintu bivuze nibyo bani Yongwe abuze ibyamuhumuriza bro kandi rose. Okay, mwirira